Yeyo mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao Entertainment njyewe basuza ni Jado Artist Official nyita Jao. Yes. Aha rero iyi video tuyikoze kugira ngo tubasobanurire ibijyanye n'iyi channel kuko iyi channel ni nshyashya. Aryo welcome ni. Sasa huyu kamu bagufata koko gashyiraho bombo gatega abageni nibyo iyi YouTube channel rero ya Jao Entertainment tugira ngo tubasobanurire ibyayo nkuko mubyumva ni imyidagaduro cyangwa se imyidu habesha kuri YouTube channel rero dufiteho playlist eshatu. Iya mbere ni Street Talk, iya kabiri Nabi Jujubi Leo Stories, iya gatatu irahubutse my god anani hagurukaho nihe true story aduh bobo huyu twaje Leo Stories. Leo Stories. halo Continue. Talent what? halo Talent show. Now you know say. halo Kuri YouTube channel ya Jao Entertainment dufiteho playlist eshatu. Iya mbere Street Talk, halo Leo Stories. what? Leo Stories. And Talent Show. Wow. Muri Street Talk tuzaba dufitemo rero kabaye kugenda tubaza abantu utubazo dutandukanye two mu buzima busanzwe ku muhanda batubwira uko biyumva, abasubiza ibisubizo biri byo, hari abazajya basubiza barasa imbogo bazigarike, abasubiza ibisubizo bihabanye n'abazana ibyabo bitajyanye n'ibyo twababajije. Hari ikindira sasa iki kiganiro cya Street Talk kizajya gikorwa na The King cyangwa se The Queen. Mutubwira aho ngaho muri comment uwo mushaka uzajya ababaza utubazo. Muri Leo Stories rero tuzajya tuba dufitemo inkuru za nyazo, umuntu akaza akatubwira inkuru yamubayeho ariko atari yahimbye, ari ya nyayo, ishobora kuba ari ye bwite cyangwa se ari yundi muntu, ariyo yumvise cyangwa se yabonye, ariko Leo Story cyangwa se ibyo bamwe bita true story. Never know. Urugize ngo turura kabaye nesuwe ariko muri entertainment n'ubundi ibintu byaravubiza bizamo rwose. Twagiye muri talent show. Muri talent show tuzajya tuzana abahanzi batandukanye, abakizamuka, abamenyekanye, abataramenyekana se, kubera ko tuzajya tuvumbura impano zihishe tukazimurikira isi. Nitugirirwa ubuntu nitugirirwa ubuntu rero tukajya tubasha kubona n'abahanzi bateye imbere bamenyekanye, tuzajya tugira gute, tuzajya nabo tubazana. Hari ikindi twibagiwe ra kabaye ibyo byose tuzatubikorera kugira ngo tubasetse.
hari ibintu rero abantu bihaye byo kuvuga ngo bazajya ngo bareba ngo abantu ngo bamenyekanye ngo bagezeyo ngo sasa wewe kabaye bariya abantu bamenyekanye kubera ko hari ukuntu batangiye. None se ninzana Sebishyimbo wanjye wepfiriya nyine mu bishyimbo kubera ko nyine utamuzi wamurebye nyine ukareba ko ashoboye ukajya umukurikirana ni nkuko n'ubundi nawe wazamumenya nawe akagira gute akaryoshya kurusha wenda n'abandi wamenye nta wamenye. Aha byawe urakabije kabaye rebe uyu ni umutungo wawe nabonaga afite ibikabyo nkagira ngo ni kantu k'inda kameze nabi rero nawe bya bintu ntabwo ari byo kabisa. ukuri kuraryana njye nk'uko mubyumva rero ni Jado Artist Official nyita Jao. uyu nguyu yitwa Queen ngo ndi ihene yewe mwana byarimo Hello ladies and gentlemen, this is your boy Jado Artist Official once again. Nge ibi bintu byose nibyo nari kuvuga ndakuri kubivuga. Utumye uzikatumye Icyongereza nari ngiye kuvuga gikama. ntabwo nagihagaritse ese akantu nari nkweretse do. Ushobora kuba utagihagaritse ariko ukaba ukicaje. Icyo nagiye kuvuga rero ntabwo byoroshye biraza kugenda hagenda se bigira byoroshye amaguru. pe Wowe se ubizanye ndajya kwivugira Icyongereza warangiza. aho ukomeza. Hello ladies and gentlemen, this is your boy Jado Artist Official once again alongside Queen of My Heart. We are here to tell you about this YouTube channel, Jao Entertainment. Kirongeye kiragurutse. Mcunguriza Subwo cyari gisanzwe gihari. Koco uyu mugore twakora. Tagiha. Hari subu serwakira igihushye. This channel we have 3 playlists. One is Rich Talk and Leo Story. Leo Stories. And the last one? The last one is where is it? Where is it? Sasa wewe. Where is it? Talent show. You see? C'est ça. Mama yangu. Show. Aha, turabashimiye cyane rero twagira ngo tubahe ikaze kuri Jao Entertainment. Nuhagera aribwo bwa mbere ukabona ukunze ibintu byacu, ugomba gukanda kuri kumwe kareba hejuru, nukanda ku kareba hasi uzawuturaburije. Tyo mu bishanga. Uzawuturaburije. Dutaye mu bishanga. Aha, ugomba rero kureba hariya kuri subscription button. Yeswa ivugara. Ugashyiraho gafungura n'inzogera cyangwa ibyo bita bell. Ubundi kugira ngo ujye ubona notification ya buri kiganiro cyose twa prodinze cyangwa se mu kinyarwanda kwa prodinga no kugira gute nukuzamura. Kubera ko kudownloadinga nukumanura. Twasomasha. Sasa wewe unakuwa harimo kurwa waje utaha nzakwishyura nini ndagira ngo ntungurishe nini wewe
kubade kimunange wewe uko mbuzi seme hivyo Wendi pusi. jya muri comment section rero udusigiremo igitekerezo cyawe niba hari umuntu twahostinze ukabona umukunze utubwire ibyo wamukundiye umutere peace aha kugira ngo tumenye ko bakunze ibintu byacu ni kaga kumwe kareba hejuru unadusigiramo igitekerezo utubwira uti ubutaha muzadushakire runaka ubundi twebwe turahabaye kandi icyifuzo cy'aba viewers bacu kirubahirizwa hano kuri Jao Entertainment. Peace. Love you. Game over. Yeah. Man.